Uruhara ni bumwe mu buryo bwo gutakaza umusatsi ku bagabo. Ubushakashatsi bw'ikigo cyo muri Amerika cyita ku buvuzi US National Library of Medicine kivuga ko 50% by'abagabo bose bari mu kigero cy'imyaka 50 kuzamura bakunze kumera uruhara. Hari impamvu nyinshi zibazwa, hari n'impamvu nyinshi zagaragajwe n'abahanga ku bintu byaba bitera kumera uruhara. Kimwe mu bintu bigira uruhare mu kumera uruhara harimo uruhererekane mu muryango cyangwa kuba mu bisekuru by'iwanyu harimo abagira uruhara. Ikindi ni uko imisemburo igira uruhare mu kugenzura uko umusatsi ukura iba itagikora neza. Buri musatsi wo ku mutwe wawe wose uba ufite agace ukuriramo. Iyo umugabo amera uruhara, urwo ruhererekane rukuza umusatsi ruba rwatangiye gucika intege, hagatangira kumera udusatsi tugufi kandi tunanutse. Ibi birangira n'ubundi uru ruhererekane rutagikora, bityo ntihagire undi musatsi wongera kumera muri ako gace. Uruhara rwo mu ruhererekane rw'umuryango nta ngaruka rugira, ariko hari igihe uruhara rushobora gutera ingaruka zikomeye harimo nka kanseri, zimwe mu ndwara zo mu muhogo ndetse n'ibindi. Ni byiza kujya kureba muganga igihe utangiye kugenda utakaza umusatsi nyuma yo gufata imiti runaka cyangwa igihe ufite ibindi bibazo by'ubuzima. Hari inzobere mu buvuzi zishobora gusuzuma icyo kibazo cyo gutakaza umusatsi, bakaba bamenya neza niba bituruka mu ruhererekane rw'imiryango cyangwa niba ikibazo kiri guturuka ku bindi bibazo byihariye by'ubuzima cyangwa se ibibazo by'imirire. Ese ni ayahe mafunguro wafata akagufasha kudatakaza umusatsi? Nibyo koko hari amoko y'amafunguro yagaragajwe ushobora gufata bikakurinda ibyago byo gutakaza umusatsi ndetse bikaba byanagabanya ibyago byo kumera uruhara. Ubuki bushyirwa ku mwanya wa mbere. Gukoresha ubuki bizana ingaruka nziza mu gukuza umusatsi. Mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko 90% by'abakoresheje ubuki mu gihe cy'ibyumweru 4 byagabanyije ibyago byo kugenda umuntu atakaza umusatsi. Kurya ibinyampeke nabyo byongera amahirwe menshi yo kudatakaza umusatsi. Nibyo koko ibinyampeke nabyo gifitemo ubushobozi bwo kurinda umusatsi gutakara. Epinari ni nziza cyane kuzikoresha kuko zifitemo ubushobozi bw'ubutare. Epinari zigira kandi vitamine C. Ibyo byose bibasha gutunga umusatsi bikawurinda, bigatuma utabasha gutakara byoroshye. Amavuta y'ibihwagari nayo bivugwa yuko afite uruhare runini cyane mu kurinda umusatsi gucika cyangwa se gutakara. Nibyo amavuta y'ibihwagari afasha kurinda gutakaza umusatsi. Amagi nayo yifitemo vitamine B ifasha mu gukuza umusatsi ndetse ikanawukomeza. Iyo udafite vitamine B ihagije bitera gutakaza umusatsi. Ushobora kandi no kurya avoka kugira ngo wongere ubwoko bwa vitamine B zikomeza umusatsi zikawurinda gutakara. Beterave zifitemo ubushobozi bwo kurinda gutakaza umusatsi. Iyo uriye beterave, imiyoboro izana umwuka mwiza n'ibiribwa bitunga umusatsi irafunguka, bityo umusatsi ugakura neza, ugakomera, bikawurinda gucika. Ese ninde wibasirwa cyane no kuba yamera uruhara? Kumera uruhara bishobora gutangira mu myaka y'ubugimbi, ariko bikunze kenshi kwibasira cyane cyane abagabo bakuze. Uko imyaka igenda yiyongera niko abamera uruhara bagenda biyongera. Ikindi kandi abantu benshi bafite uruhara mu miryango yabo baba bafite ibyago byo kurugira. Ese uruhara rushobora kwirindwa? Hibazwa neza niba umuntu ashobora kwirinda uruhara. Kuri ubu nta buryo buzwi burinda kumera uruhara. Ikindi cyagaragaye ni uko umunaniro ukabije ushobora gutera uruhara. Ukwiye kugabanya umunaniro ukabije, ugashaka imirimo yatuma uruhuka nko kugenda n'amaguru, gutembera
kumva uturirimbo dutuje kandi ukajya ufata igihe kinini uri mu bintu bigushimisha. Nibyo ibi byagufasha kwirinda uruhara.